ubuzima kwentaro zirahendera ruhanga ari wasingire ngene rizoba nyine kibuzo kindi kwenda kumubuza bwa nyuma yezo ntaro okubaho impendero yazo koko buzima neha hakuba tkurebere mu ntaro nizibaho na ruhanga bagayini mu mukono ngene zo ntaro impendero yazo neha reka twakire umujenyi wetu abaseko shobora aragumiza mu ikintu umujenyi twakwakira urakoze cyane Yusufu Tabaruka namwe nabakiriye abakunzi b'ibiganiro byanjye bwe abumva ururimi rw'ikirundi ikinyarwanda igifumbira n'ikinyarwanda mwese rero mbifurije ikaze niba ari ubwa mbere kuri iki kiganiro cyanjye ni Reverend King JMV mu Hakizimana kurikije rero ikibazo cyo murangira bagije rwose se impendero y'izi ntambara ni yihe izi ntambara ziriho zatangiye kuva kera n'ubu ziriho impendero yazo ni impendero y'izi ntambara ku bantu bakurikira urugendo Imana yakomeje kunyuramo kuva umuntu wa mbere atandukanye nayo Adamu na Eva impendero z'izi ntambara mu bwami bwayo hano ku isi abantu benshi bakira kuvuga ngo Imana ni itegeka hano ku isi niko turabizi ariko noneho hari uko bibeshya kubera gushaka kwishyira ahantu heza nta muntu n'umwe uvuga ko adakundana n'Imana kandi chikuturamanya kutura Pawulo ntumwa aratugambira ngo ubuteci butebwaga uruhanga sungenura wase utakutugambira ngo ruhanga tategekaga kandi turara ngo Pawulo ko muhicire tura mu Pawulo niwe ntumwa imwe mu bantu abayicirire yatuhandikira tugambira ngo ubuteci bwona butebwaga uruhanga none se icyo abantu bibagirwa nuko shitani rwanyisha Imana none se niba ubutegetsi bugiyeho shitani kaburwanya shitani ntarakiraho ubwayo ubwo twabyemera ari igihe Imana itegeka ariyo yonyine nibwo twabyemera ku butegetsi gushyirwaho n'Imana none se igihe Imana ishyizeho ubutegetsi shitani ikabukubita hasi iyo bukubise hasi shitani siyishyiraho ubwayo ahubwo wenda twakumva ko ubwo shitani imaze kubushyiraho Imana nayo yongera ikigaranza igasenya buriya bwa shitani ikongera nayo igashyiraho ubutegetsi ni hasi hejuru Imana ihurirwa na koko uko wakigamba turamanya ngo ruhanga nuwo businge ngende ruhanga bwo ariyo businge kibigambiwe nyowe ndakira kuratiririza ubugabe bwa history y'ubugabe cyariho ubugabe bukazagaho ubwazaho n'ubusinge kureka buri mugabe wonuzagaho atikaga amani kuruka ngo yakure byo kugwanisa yaba w'amani yakure hirya amani kugira ngo yabasa kugwana yayiturure byanga byona buko bugabe bwona kubagaho busheshirishaga kimwe cyo cyoreka ko ubuzima ubwo bugabe nyine ya burimo akabuza kunka nicyo kibuza kitera hamwe turabuza ngo izo ntaro ziko baza ko zita nyine izi ntambara ntabwo zapfa gushira mu gihe abantu tukiri babi ubwo tukaba kuko ibyifuzo by'ababi
ibyifuzo by'ababi nibyo bizana izi ntambara. Mu gihe rero twaba dutekereza nk'Imana, nibwo intambara zahagarara. Turatekereza nk'Imana kuko Imana ni Imana y'amahoro, Imana y'urukundo. Ubwo urumva rero twaba tumeze gutyo, ubwo muri makeya ubwo twaba turi abantu b'intungane. Mu bantu b'intungane nta ntambara zabaho. Ariko noneho izi ntambara ziva kuko tutari intungane, kandi ko muri twebwe dushaka kuba intungane muri twebwe, kuko nta muntu n'umwe udashaka kubana n'umuntu mwiza. Akaba ariyo mpamvu inshuro nyinshi n'aba bategetsi bategeka iyo bagiye gufata ubutegetsi baba bararwanya bariya bavuga ko bategeka nabi, kugira ngo bajyeho bategeke neza. Ariko ikibazo ni kimwe, uko nabo bananirwa iyo bagezeho, bananirwa gutegeka neza. Icyo nicyo kibazo. Ngewe nushima uko turamanya ngo ubwire Yesu yija mu nsomo akakora byona yamara n'insi yagishemeza, asigirize kugaruka akatwara tukaza munsi nse n'igurishya, aho kwegera elementaro nyinshi irimo kubonabona kwinji. Izi ntaro turi kureba ngo ko buzima uko turi kuzeba ziri gutuma abantu batagira ubusinzi. Icyo tutegereza Yesu kugira ngo ayije atware izi ntaro tuzingure. Munyamakuru, inyikiriza ziriho nyinshi, ariko abantu benshi bikirije nabi. Ukwikiriza kwawo kurahengamye cyangwa se kuraciriritse. Imana bayifashe uko itari, na Yesu Kristo bamufashe uko atari. Gutese cyane ko benshi bazi ko Imana yohereje umwana wayo Yesu Kristo ngo aze abambwe ku musaraba, apfira abantu ibyaha byabo abitwari. Ubwo igisigaye bigire mu ijuru. Ko turashiteka ngo niko kiri, kandi koko ubuzima katufwera amazima. Uko kuri rero ni ukuri guciriritse. Inyikiriza iriho ya Yesu Kristo iraciriritse. Yesu Kristo ni umwana w'Imana, ariko we yaje ashaka kuvana ibyo bintu, za ntambara zari zaramaze abantu. Ubutabera bwari butariho, abantu baca imanza zififitse. Ni ukuvuga rero Yesu yagombaga kuza agategekana n'ubutabera bwuzuye, akaba umutegetsi hano ku isi, agaca intambara, kuko yari kuba azanye urukundo, yari kuba azanye freedom. None rero se kumubamba niko kuzana freedom, kumubamba niko kuzana ubutabera? Ndumva abantu bafite inyikiriza, cyane inyikiriza ya Yesu Kristo, mugaruze umutima mu nda, mwongere mutekereze. None se iyo urebye nk'ubu ngubu abikiriza Yesu Kristo ni benshi, cyane mu bihugu byacu. Nko mu Rwanda abikiriza Kristo barenze 80%. Barenze 80%. None se izo ntambara z'urudaca ziba mu Rwanda, zabaye mu Rwanda, kandi barikirije Kristo, ziva kuki? Nicyo twakutayisiza turi kugira ngo turonde mubazi izo ntaro
zikabaho zita. Mbere na mbere ni ukubanza gusobanukirwa idini yo bigishijwe. Iyo mwigishijwe mwayigishijwe nabi. Yezu Kristo ntabwo yaje ari uwo kwica, ahubwo kuba yarishwe. Niyo mpamvu n'izi ntambara ziri kuba yarishwe. Mwe nuko ugira ataritigwe aho mpo tukabe twino businje. Kuko iyo aticwa yari kuba umwami w'amahoro hano. Kunka twina masiko ko araze kugaruka akatuletera nabwe akatwara munsi nse nabwe tuketa tukakireza untaro. Ibyo nibyo niyo mpamvu hateguwe iminsi ya nyuma. Iminsi ya nyuma iravuga ko nyine Kristo agomba kugaruka agatwara abantu munsi nshya no mu ijuru. So iyo niyo ntambara ya nyuma rero.